ganira ahubwo nawe urahubatse izina nawe yumve ko mu gihe cye yazibukirwaho ko mu gihe rero uhari uyu munsi uri mu bikora nejo wenda utari mu bikora rya zina rikahaguma ariko nejo hazaza abazaza basanga utakavuga ngo ndunaka yakoze ibi n'ibi izina rye baryarubatse kubaka izina byubakwa n'ibiki bisengwa n'ibiki bo kubaka izina ryubakwa n'ibikorwa rigasenywa kandi n'ibindi izina ryubakwa n'ibiki risengwa n'ibiki izi kubaka izina nakubwiye ni ibikorwa no kurisenya rero ni ibikorwa buriya ubakishije amagambo usenywa n'amagambo nanone ariko ubakishije ibikorwa usenywa nanone n'ibikorwa. Ikaze kuri bwego mwese mu banatwe ku Dela TV ngende Clement Bagemahe tugwaye ikaze shuti uraho neza n'amahoro egera ariko microphone rwose muraho neza n'amahoro meze neza urakomeye urabona aho nyigeza ngewe ugiyageza kugira ngo ijwi ryawe ryumvikane neza umeze ute ndaho ndakomeye kandi ndashima Imana turakwishimiye nanjye ndabishimiye ngende Clement mwebwe muri bande kwatukurikiye Pastor Fabrice Pastor Fabrice Pastor warabyigiye cyangwa nibyo muhamagaro ko hari ibyo mwuga nibyo muhamagaro yes narahamagara ariko naranabyize wabyize nabyize muri university ya South Africa bita Africa Mission Bible College wagiye South Africa no bafite ishami hano mu Rwanda ariko bagira nindi muri Uganda n'ahandi ntabwo ndimo mbamamariza ariko it's okay muya nibyo ntabyo kubivuga ntacyo bitwaye yego nyuma ubushize durekana kuvugana tubwira ati rwose Bagemahe undakwishimiye wanasetse wanagerageje no guseka cyane wagerageje no guseka cyane ati rwose nari nk'ubwibazo ngewe nzakubaza cyangwa ngiye kubaza by'ibibazo 12 yego hanyuma 12 birangira tuje mu gipastoro no kwikorera no guhanga umurimo mudatunzwe n'amaturo uyu munsi duhuye rero ngiye kubaza bya bibazo nagomba kukubaza ku bijyanye no kubaka izina uri ready ibibazo 12 mbikubaza ibibazo 12 mbikubaza ndagusubiza mwiza abadukurikiye mu izina rya Yesu apana mu izina rya Fabrice okay abadukurikiye bibwira uri umusore urubatse abadukurikiye jewe ndi umugabo ndubatse mfite umugore umwe n'abana babiri nkaba ndi umupasitoro kandi ikindi cya kabiri nkaba nikorera ibintu by'ubuvuzi bushize arabivuze papa nde papa Ineza cyangwa papa Teta papa Ineza cyangwa papa Teta murakoze cyane Shuti bakunzi mwamubonye twamuzanye tugiye kumbaza ibibazo 12 ariko nabyo bifite ABCD bimwe na bimwe hagati aho ngaho ku bijyanye no kubaka izina abantu benshi babyumva gutyo kubaka izina bitandukanye no kwitwa izina wakwitwa izina kubera impamvu abenshi biswa amazina n'ababyeyi babo ku batabafite bakwitwa amazina n'abaganga cyangwa nabandi bababonye gutyo ariko izina ukarigira yitwa rikanandikwa mu bitabo by'irangamimerere ariko no kubaka izina ni ikindi kubaka izina ni iki kuri wowe cyo ni ikibazo cya mbere ni igikorwa kubaka izina ni igikorwa ntabwo ari amagambo kubaka izina ni igikorwa urugero uvuze mvuge ko by'abaganga abaganga ku isi bariho benshi ariko hari abo twigiraho kuko bubatse izina ryabo ni ibyo bize ariko babigezemo mu kubikora babyubakiramo izina yego no hanyuma kubaka izina bigaragazwa n'iki kubaka izina ntabwo bigaragazwa n'amagambo ni ibikorwa ni ibikorwa nibyo bigaragaza kubatse izina uyu munsi wowe ndatanga urugero hari ibyo tukuziho gucalenjinga abantu ubabaza no kubaza ibibazo bikomeye nawe muri uyu mwuga umaze kubaka izina niyo mpamvu kugeza imbere azavuga ati ntabwo byoroshye yes nawe umaze kubaka izina muri uyu mwuga ni ibikorwa urakoze cyane hanyuma kubaka izina bitwara igihe kingana gute
biterwa n'iryo zina ushaka kubaka, ariko ntabwo bitwara igihe kigufi. Kereka iyo uryubatse ukarisenya, cyangwa undi nawe ukabona undi nawe uzakarisenya, ariko kubaka izina ntabwo bifata igihe gitoya. Intego ya mbere yo kubaka izina, wubaka izina uyu munsi, n'ejo no mu gihe kizaza rya zina ryawe bagemaye ntazaba hari, ariko tuzatwibuka bagemaho igihe utazaba uhari nyine, cyangwa runaka wundi ugize ubwoba se bwo kuza udahari, kugira ngo bitagaragara ko ari njye nyine ko turuganira, ahubwo nawe urahubatse izina nawe yumve ko mu gihe cye azibukirwaho ko mu gihe rero uhari uyu munsi uri mu bikora, n'ejo wenda utari mu bikora rya zina rikahaguma, ariko n'ejo hazaza abazaza basanga udakavuga ngo runaka yakoze ibi n'ibi, izina rye baryarubatse. kubaka izina byubakwa n'ibiki, bisenywa n'ibiki? Kubaka izina ryubakwa n'ibikorwa, rigasenywa kandi n'ibindi. Izina ryubakwa n'ibiki, risenywa n'ibiki? Kubaka izina nakubwiye ni ibikorwa, no kurisenya rero ni ibikorwa. Buriya wubakishije amagambo usenywa n'amagambo nanone, ariko wubakishije ibikorwa usenywa nanone n'ibikorwa. Urugero, nimba wubatse inzu nziza, kugera ubwo umuhanda wenda ukwitiriwe, turugero wenda tuvuge ati kwa runaka Bagema Herode nguko sava, ejo wahasenya azazana amapiki, azana iki, asenya kureho, ashyire wenda jaride cyangwa ashyire ibindi bintu. Izina rero ryubakwa n'ibikorwa kandi rigasenywa n'ibikorwa. Abantu bose se bubatse amazina? Oya, ntabwo abantu bose bubatse amazina. Kuki noneho bose batubatse amazina? Icya mbere ni uko batabishatse, icya kabiri hari n'ababishatse ntibyabakundira. Ni ibyo bintu bibiri navuga byabujije kutagera ku izina ryabo bashaka. Ni izihe nzira zihesha umuntu kubaka izina? Icya mbere ndabivuga nkanjye, inzira ya mbere ishoboka ni ugukora, ugakora uko bishoboka, ugatekereza. Ikindi cya kabiri, hari ibyo bita guhangara. Harimo no kubiharanira. Yego, iyo wahangaye byanze bikunze icyo ushaka ukigeraho. Ikindi cya gatatu, kukagerageza bitewe n'icyo bigusaba, kubibamwe inyangamugayo. Umuntu yubaka izina mu ihe myaka? Imyaka yose kuva kivuka kugeza atarapfa, umuntu yubaka izina mu ihe myaka? Hari imyaka, mwegereye mikrofone, urabona ndi kwegera cyane, mwegere pastor. Hari imyaka umuntu ageraho akaba atangiye ubukure. Yego, mu bukure nibwo umuntu yubaka izina, niho bimenyekana cyane. Ariko n'umwana yubaka izina, ariko icyo gihe aryubaka ari umwana nyine. Ushobora kuryubaka uri umwana, ejo wakura ukaba ikigwari. Ariko iyo utangiye gukura, buriya nibwo bavuga ati runaka yubatse izina, kuko ibyo ukora byose iyo uri umwana uba ufashwe, ariko iyo umaze kwifatira icyemezo umaze kuba mukuru, icyo gihe ibyo ukozwe byose urabyitirirwa. Muri make uremeza ko n'abana bakubaka izina? Yego. Urubyiruko rukubaka izina, n'abakozi bakubaka izina? Buri wese muri ibyo byiciro habonekamo abubaka amazina. Buri wese mu rwego rwe. Ariko genda avuga ibyiza gusa, hari n'ubaka izina ribi. Ari kubaza ibyo. Kuko hari amazina mabi n'amazina mabi, kubaka amazina mabi kuri bya bikorwa bibi, kuko nabikubajije. Yes. Umuntu wese mu rwego arimo ahari ashobora kubaka izina kandi bigakunda. Urakoze cyane. Hanyuma ni ibihe byiciro by'imibereho bigaragaramo uwubatse izina? Unatubwira impamvu. A, abishoboye. B, abatishoboye. C, abakene. D, abakire. None ugakomeza abato, urubyiruko n'abakuze. Ni hehe wakubakira izina? Ni ibihe byiciro bigaragaramo uwubatse izina? Ahantu hose uri umukire wakubaka izina, uri umukene wakubaka izina, uri umunyantege nke wakubaka izina, uri umunyembaraga wakubaka izina, uri umwana wakubaka izina, uri urubyiruko, uri umukecuru wakubaka izina. Ahubwo biterwa n'izina wubatse iryo ari ryo. Urakoze cyane. Hagati y'igitsina gabo n'igitsina gore ni hehe hagaragara abenshi bubatse izina? Nkurikije wenda ibitabo njya nsoma, ama experience y'abantu n'abagabo.
abenshi n'abagabo, abenshi mbona ari abagabo. koze cyane. Ariko n'abagore barahari bubatse izina baracyanavuka, ariko ubu jewe nkurikije ibitabo nsoma, ama experience y'abantu mbona ari abenshi n'abagabo. Ibibazo 12 turabigereje, tugeze ku kibazo cya 10 hagati y'abagize amahirwe yo kwiga imyuga, amashuri yisumbuye, kaminuza n'abatarize, ni hehe hagaragara cyane abubatse izina? Bon, aho bigaragara cyane nabize tibitewe n'iki. Abize cyane bakunda kuba bazi utuntu twinshi, indimi, mbuga nkoranyambaga, itangazamakuru, ugasanga ibyabo no kumenyekana birihuse cyane, n'izina ryabo rikamamara vuba. Ariko n'abariya batize bari hariya n'abamazina yabo hahandi, nubwo wenda ibyabo kenshi bitagera kure, keretse iyo babonye support wenda nkawe ukahagera cyangwa undi bakabonana, nabo bubatse izina. Ariko mbona bamamara cyane kenshi usanga barize, cyangwa se bagatangira batarize nyuma bagakomeza bakiga. Bakoze cyane. Abadukurikiye muraza kuduha comment kuri ibibazo ndi kubaza uyu mupastor Fabrice kubijyanye no kubaka izina. Kubaka izina ubyumva gute? Ubibona gute? Turi kugera ku kibazo cya nyuma, kibanziriza icyanyuma, yego, ariko nawe ubwawe ugomba kumenya ngo koko kubaka izina imeze gutya, cyangwa se urabivuga wiki. Ikibazo cya 11, nizihe ngaruka nziza zo kubaka izina? Duha ingero. Yo, ndaguha ingaruka nziza ya mbere, uvugwa neza. Niyo ugiye usiga inkuru nziza imusozi, ushobora kuba icyitegererezo cy'abantu benshi, bigafasha sosiyete y'uyu munsi n'indi wari urimo ndetse n'indi izaza. Ngira ngo nibyo cyane, ushobora kugirira umumaro abantu benshi. Ingero urw'umuntu wubatse izina, reka mvuge abubatse izina, amazina meza, ingaruka nziza, bagize ingaruka nziza tukubaka izina. Urugero wenda mvuge umuntu ku giti cye gutyo, tanga ingero. Ingero reka mvuge wenda nko ku gihugu cyacu. Igihugu cyacu harimo igihugu cyacu, urabona izi ngabo za FPR zahagaritse jenoside. Urumva bagize ingaruka nziza kuri sosiyete y'uyu munsi, y'icyo gihe n'ejo hazaza. Ingabo zari za FPR inkotanyi, ubu ni ingabo z'igihugu RDF, Rwanda Defense Force. Ati bahagaritse jenoside mu Rwanda, bakora ubumwe n'ubwiyunge. Urumva abanyarwanda bari baratatanye barongera barahura. Ubu rero uyu munsi akamaro bagize ejo hashize bakagira bariho icyo abarokotse icyo gihe, n'uyu munsi barokotse, abavutse muri icyo gihe n'abazavuka, kuko ni igikorwa gikomeye bakoze cyo kubaka izina, bubatse izina. Kubera icyo utanze urugero se rw'ingabo? Nuko ari ni public, ingabo za RPF, za RDF, ibintu ntabwo iki gikorwa bakoze ari icy'umuntu. Kubera icyo ari cyo bijemo, udatanze urugero rw'abarwiyemezamirimo bubatse amazu, ababagize ibikorwa byo kubaka inganda. Two kwatinda, urakoze ubwo ufite impamvu. Ikibazo cya nyuma cyanjye ni cya 12, ni izihe ngaruka mbi zubatse izina? Ingaruka mbi zubatse izina. Ingaruka mbi zubatse izina, kuko ubatse izina ashobora kugira ingaruka nziza, noneho wakubaka n'izina akagira ingaruka mbi. Ingaruka mbi ni izihe? Ingaruka ya mbere mbi, ushobora gukora ikosa cyangwa se ukibeshya mwo gatoya, bya bintu wubatse bikagira gute, bikihonda hasi, byangijwe n'agakorwa kamwe wenda, cyangwa kwibeshya waba wageze gute wakoze. Icyo gihe rero ibyari ubwamamare bwiza bihita bihinduka zero. Fabrice, nizihe nama watanga? Tugeze ku musozo, tanga inama kuri iyi topic cyangwa kuri insanganyamatsiko yo kubaka izina. Tanga inama. Nk'umupasitoro ndabwira abadukurikiye bose baharanire kubaka izina ryiza. Duharanire kugira neza, biravuga ngo mugirane neza,
mugirirane imbabazi nk'uko Imana yababariye muri Kristo Yesu. Ikongera ikavuga ngo mbese udakunda mwene se yabonye yakunda Imana atabonye. Iyo uri umuntu ntabwo wagira neza igiti cyangwa inyoni, mbere na mbere uhera ku bantu. Kandi ibikorwa byawe ntibizamamazwa n'ibiti, bizamamazwa n'abantu nanone. So inama natanga, tugire neza. Turagushimiye cyane kuri The Light TV. Nanjye ndabashimiye cyane, murakoze. Udusubije ibibazo byacu 12 bijyanye no kubaka izina. Murakoze cyane. Arafite ubwoba? Oya, ntabwo banari mfite. Usubije wumva ufite precision nyayo, mbese ubyisubije ubyizeye. Ya, kandi bisubije nta kibazo numva mfite. Ubyakiriye gute ko nagutunguje ibibazo, ubyakiriye gute? Bo naje mbizi ko bitanyorohera, ariko naje nasenze nka pastor. Ubusubije ko wasenze? Erega nakubwiye cyagihe ko nkunda Pawulo. Pawulo avuze ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Uri kwamagaza ahangaha nibyo mbashije kuvuga. Ni igihe uhagaze ahangaha ariko ni Imana muri njyewe. Kubaka izina biragora cyangwa biroroha? Kubaka izina biragora. Buriya nakubwira akantu gatoya, ikintu cyose uzageraho ubona kinyuze mu nzira za hafi gisenyuka vuba, ariko ikintu cyose wiyuhiye akuya kirakomera, uranakirinda kuko ubuze imvune zacyo. Aho basizina basigasire gute izina ryabo? Gusigasira izina ryabo ni ugukomeza kurinda ibyo bagezeho, bakabirinda bakabisigasira nyine. Ikinyarwanda cyiza, mbega bakomeze babirinde kandi bakomeze inzira nziza banyuzemo kugira ngo babigereho. Ikiganiro ni kubaka izina. Wubatse irihe zina? Nge nubatse irihe zina? Uteganya ko mwana wazo bakira irihe zina? Shuti bakunzi ba The Light TV, tubashimire, duharanire kubaka izina, kandi mugenzi wacu avuze ko twakubaka izina ryiza. Twakubaka izina ryiza. Murakoze rero, twubaka izina ryiza twebwe twese kugira ngo tuzasige inkuru nziza imusozi. Thank you so much. Ibihe byiza, gukora subscribe, gukora share no gukurikira ikiganiro cyose ukacyumva uko bimeze, biradufasha kuri twebwe kuri The Light TV. Tubibutse ko The Light TV ifite n'ibindi bikorwa bitandukanye, harimo inkuru zitandukanye nkora, inkuru, ibiganiro mpaka, ubusesenguzi, ndetse hakazamo na filme. Filme tubagezaho uzayisanga kuri The Light TV, ni filme yitwa Ikivume. Ifite inyigisho zikomeye cyane, filme yitwa Ikivume. Hanyuma hakabamo n'izindi nkuru ziza zirimo zigaragaza abadiaspora, inkuru z'abadiaspora. Abadiaspora ni abantu b'abatura Rwanda cyangwa se abanyagihugu baba bari mu yindi migabane y'isi, mu bindi bihugu bitandukanye birenze igihugu cyacu. Byose tubagezaho rero. Wakoze cyane Bwana Fabrice Pasteur ku gusubiza ibibazo byacu cyangwa ibibazo nateguye cyangwa tutateguye 12 kujyanye mu kubaka izina. Ubutanza kubaza izina wowe wubatse, niba ari ryo pastor cyangwa ni ryo buvuzi, barakuravura ukavura abantu ibintu byo muri herbal medicine, harya ni za Kimisagara. Kimisagara. Uranaho urushaka kubaka izina mu buvuzi cyane, ariko nanaryubatse no mu murimo w'Imana. No mu murimo w'Imana. Kuko kujya ku pastor ntugire ngo biroroshye. Ku buryo usubijemo se washaka kubaza nka telefone zawe ngo zakubaze niba warasubije ubyizeye. Turasubije ku gihunga cy'umunyamakuru wa Jamaika Rema, yabona kuzihe nkuru, yakubona kuzihe nimero, cyangwa niyo herbal medicine pe importe kuko batubereye umugisha, yakubona kuzihe nimero. Bo washaka wenda ubufasha bwose bwabo bw'isengesho, inama, counseling, cyase kuyango aze kwivuriro tumufashe, nta kibazo yambona kuri 078 3 95 33 70. 078 3 95 33 yambona kazamufasha. Urakoze. Namwe urakoze. Turagushimiye. Namwe turabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda cyane. Bye bye. Bye.